Turakwakiriye mwene data dukurikirana kuri duhumurizanye TV, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, niba utari wakora subscribe, ukaba utari wakanda kuri iyo nzogera ya notification, ndagushishikariza kuyikora kugira ngo ubashe kujya wakira ubutumwa bwacu buri gihe uko tubushyizeho bitakugoye, ubashe kuba wakurikirana ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana igukinguriye urugi. Imana igukinguriye urugi, ushobora kudahita ubyumva nonaha, ushobora kudahita ubisobanukirwa, ariko message ngufi yamfite nje kukubwira ko Imana igukinguriye urugi, kandi urugi Imana igukinguriye ntawe uzabasha kurukinga. Imana iguhe umugisha. Reka dusome mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rw'ibyahishuwe, rwandiko rwa Yohana, yahishuriwe Yohana, turasoma igice cya 3 n'umurongo wa 7. Haranditswe ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti, uwera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi nta ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Amen. Mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye igitondo cyiza, tugushimiye ko waduhaye kuramuka amahoro, tugushimiye ko abanye natwe mu buryo bwose. Mana, uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe kugira ngo imitima idukurikiye ibashe kumenya ubushake bwawe. Ubane natwe kuva dutangiye ijambo kugeza dusoje. Mwuka wera w'Imana tuyobore mu byo tuvuga, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwene data, nkuko ijambo ry'Imana turisomye, ndagira ngo mvuge ku ncamake y'uyu mugabo bita Yohana. Uyu Yohana niwe wanditse igitabo cy'ibyahishuwe nkuko tugisomye. Uyu Yohana ntabwo ari Yohana umubatiza, ahubwo ni Yohana w'ubutumwa bwiza. Hari ba Yohana babiri, hari Yohana uwo ku kirwa cyitwa Patimo, ariwo dukunda kuvuga ngo ni watawe ku kirwa cyitwa Patimo, ariko kandi hakaba na Yohana mubatiza cyangwa se umubatizi. Muri ubwo buryo ba Yohana ni babiri. Cya kabiri ni mwene Zebedayo. Ise ni Zebedayo, niwe wamubyaraga cyangwa se niwe se. Cya kabiri akaba kandi yarabyaye n'undi bita Yakobo. Yakobo kandi nabwo ba Yakobo ni babiri. Hari Yakobo mwene nyina wa Yesu, hakaba na Yakobo mwene nyina wa Zebedayo cyangwa se mwene se wa Zebedayo. Abo ba Yakobo rero ko ari babiri baratandukanye. Bari bafite umwuga rero, umwuga w'uburobyi. Niwo bakoraga, barobaga mu nyanja, baroba amafi, baroba isamake, isambaza, donc bari abarobyi. Bari abarobyi. Mbibutse ko iyo umuntu aroba mu nyanja cyangwa se mu kiyaga, umurimo ku bantu bashobora kuba babizi, ni umurimo ukomeye, ugoye. Gukurura umuraga cyangwa se ka kantu gakurura amafi cyangwa se isambaza, ubuzima bwo kunyagirwa n'imvura, ubuzima bwo gukubitwa n'izuba, ubuzima bwo kubaho mu mbeho, bwari ubuzima bubagoye. Ariko Yesu ashima kumukurayo, amugira intumwa, kandi amugira imwe mu ntumwa nkuru. Yamugize umwe mu ntumwa nkuru, uko Petero yari intumwa nkuru koko, ariko na Yohana n'uwo Yakobo, uko bari batatu, ni intumwa nkuru. Rero biratubwira ngo kariyeri yabo bari abarobyi. Ikindi navuga, niwe mwigisha Yesu yakundaga. Yesu yaramukundaga akabihamya. Bibiliya iratubwira ngo ni nawe yajyaga afata akamwiyegamiza mu gituza. Uyu muntu ndi yari asanzwe mu buzima bwa Yesu cyangwa se muri ministeri ya Yesu. Yari umuntu Yesu akunda, yari umuntu Yesu yemera, akamwiyegamiza mu gituza. Uvuye kuri icyo ngicyo, niwe mwigisha Yesu yavuze ko atazapfa.
yari arimo avuga uko bizagenda, avuga uko intumwa zizapfa, avuga uko intumwa zizatangira n'uko zizasoza. Aravuga ngo ariko uyu nguyu we ntazapfa. Petero biramurya ahantu, aravuga ngo ese mwami kuki uvuze yuko uyu atazapfa? Aramubwira ati ariko Petero turapfa iki? Niba nshatse kagumaho bigutwaye iki? Muri ubwo buryo rero iyi ni incamake, ariko navuga utundi tuntu kugira ngo mubashe kumusobanukirwa neza. Niwe muntu bakaranze mu ngunguru y'amavuta, mu ntumwa baramufasha mu karanga mu ngunguru y'amavuta, baramucanira baramucanira kabisa, ingunguru iratukura, amavuta ari ibirindura, bamunagamo amasaha nubwo batayavuga, ariko bamucanira igihe kirekire ngo agiye gusohokamo, asohokamo ari muzima, asohokamo ameze neza, ngo ari umusore kuruta uko bamushyizemo, mbese yagize urundi ruhu. Niyo mpamvu bajya bavuga ngo umuntu ari kwikarayi ngo arimo arakarangwa, ariko ngo Imana ngira gukaranga ariko ntigushiriza. Imana yemeye ko amujugunya mu ngunguru, ariko ntiyemera ko ubuzima bwe burangirira mu ngunguru. Hari igihe Imana yemera ko winjira ahantu, ariko ntiyemere ko ubuzima bwawe burangirira aho hantu. Imana rero yemeye ko yinjiramo ariko asohokamo ari muzima. Ikindi kintu navugaho, ngo bamaze kumukura muri iyo ngunguru babonye ko ari muzima, baravuze ngo uyu muntu turabona ari umuntu udasanzwe. Baramufata bamujyana muri gereza yitwa ku kirwa cyitwa Patimosi. Aho hantu bamujyanye rero baragiye baramutwara bamushyira mu bwato. Mbibutse ko aho bita Patimo ni hano hafi muri Aziya Mineri cyangwa se muri Aziya Ntoya, hafi aho hafi mu birwa biri hagati mu nyanja. Muri ubwo buryo baramutwaye bamujugunyemo, ngo bamujugunyemo aho hari inyamaswa zagombaga kuhamurira, barahamusiga ahamara imyaka 2. Imyaka 2 yahamaze niho havuye ishurirwa ry'igitabo cy'ibyahishuwe. Ibi byahishuwe rero Yohana yabiherewe ku kirwa, ariyo gereza yarafungiwemo, yayimazeho imyaka 2. Naho ntiyahapfira, naho ntiyahagwa. Buriya buri muntu wese agira ikirwa abaho mu buryo bw'ibanga. Ubu naho nkurikiye hari ikirwa waba uriho, ariko ni ibanga ryawe. Uriya hari igihe umuntu aba ku kirwa adasangiye n'abandi. Yohana rero aba kuri icyo kirwa akimaraho imyaka 2, ava yazanye ibyahishuwe, akuweyo na marayika w'Imana ukomeye. Ndagira ngo mbabwire, hariya nta mbaraga z'umwana w'umuntu zamufashije kuvayo. Ngo marayika w'Imana ukomeye yamutwaye ku mababa, aramuzana mu nyanja nta bwato, aramuzana mu nyanja nta kintu kimutwaye kindi, ngo yongeragira muri karitsiye, ba bandi bamutayeyo baramubona. Ngo bamubone baravuga ngo uyu mugabo ntashobora gupfa, ni mu mwihorere. Rya jambo Yesu yari yavuze ngo uyu ntazapfa, Imana imurindira muri ibyo bintu bikomeye. Rero uwo mugabo ni umugabo udasanzwe, niwe muntu umwe wenyine wapfuye urw'ikirago, apfa ashaje agize imyaka hagati mu 100. Uwo mugabo rero yararamye, niwe wanditse inzandiko zigera muri 3, ziriya nzandiko ntoya, urwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu, kandi niwe wanditse ruriya rwandiko rw'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Iyo yari incamake rero, sicyo nari ngendereye kuvuga cyane. Icyo nari ngendereye kuvuga nuko Imana ikinguye urugi imbere yawe, kandi ntawe uzabasha kurukinga. Uyu mugabo waciye muri ibyo byose niwe waje kuba umuyobozi mukuru w'amatorero yose yo muri Aziya, arayayobora. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo umuntu yaca mu bikomeye abazaba ukomeye. Icyo nanjye ndagihamya. Ibi bintu byose mvuze kuri uyu muntu yaciyemo, yahindutse umuntu ukomeye kugeza ubwo mu myaka y'ubusaza bwe yandikaga ngo bana bato, bana bato, bana bato. Ibyo yakoraga byose yerekanaga ko ari we ntumwa nkuru yasigaye, kandi ubutumwa babwira we yabukuye ku birenge bya Yesu. Abandi bari barabubwirijwe, ariko yari yarabuhawe na Yesu. Ndagira ngo rero mbabwire, nubwo ushobora kubuca mu bikomeye, Imana izaguhindura umuntu ukomeye. Bibiliya iratubwiye kuri urwandiko yanditse, ni mu nzandiko 7 cyangwa se inzandiko 7 yarahawe yandikira amatorero 7 yo muri Efeso. Uru rwandikiwe abi Philadelphia. Ndagira ngo nkubwire mwene data, Imana irakuzi. Imana irakuzi, ntikwitiranya. Imana ntishobora gufata ngo ivuge ngo Edouard ngo ndamwitiranya na Bikemu, ngo Bikemu ndamwitiranya na Jonathan, ngo Jonathan ndamwitiranya na Margarita, ngo Margarita. Imana ntiyitiranya abantu, iratuzi neza. Iyo igiye kukwandikira ikwandikira ikuzi. Ndagira ngo nkubwire urwandiko rero Imana yampaye kukubwira.
ndagira ngo mvugane nawe muri uru rwandiko Imana yampaye kukubwira. Imana irashaka ko igiye kugukingurira urugi, kandi urwo rugi ntawe uzabasha kurukinga. Birashoboka ko hari rwigeze rukingurwa ariko rurongera rurikinga. Birashoboka ko hari igihe urugi rukinguka ariko ukajya kubona ukabona rurongera rurikinze. Reka nkubwire, hari uburyo butatu bubaho urugi rushobora kubaho. Reka mvuge kuri ubwo buryo uko ari butatu. Icyambere, urugi rukinzwe n'Imana ntawe ubasha kurukingura. Imana igukingiraniye inyuma cyangwa ikagukingiranira imbere ntawagukingurira. Ariko hari n'ubundi buryo bwa kabiri Satani nawe ajya abikora, agakinga urugi, ariko sinza kubyita kurukinga, ndabigereranya no kwegekaho. Burya Satani nta kinga, yegekaho. Ntabwo Satani ashobora gukinga ibyawe nubwo wabona asa naho yabikinze, ariko ni urugi rwegetseho. Umuhanga uzi gukinga ntihagire ukingura ni Imana yonyine. Naho ibya Satani byo, iyo twasenze neza tugakora ibishimwa mu maso y'Imana, urwari rwegetseho rurongera rukikingura. Ariko iyo rwakinzwe n'Imana, niyo wagira abagusengera, niyo wagira abakwirukanaho imizimu, hari igihe bayirukana ntigende. Kubera iki? Iyo byakinzwe n'Imana ntibikingurika. Ibya gatatu rero, iyo rukinguwe n'Imana, nicyo nshaka kuvugaho. Iyo urugi rukinguwe n'Imana ntawe ubasha kurukinga. Imana iramutse igukinguriye urugi mwene data, nta muntu ushobora kurukinga. Reka mvugire ijambo Bibiliya yatubwiye ngo uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Amen. Ndagira ngo mbabwire bene data mudukurikirana kuri Duhumurizanye TV, Imana iyo ikinze ibintu ntawe ushobora kubikingura, kandi iyo ibikinguye ntawe ubasha kubikinga. Hari ukuntu Yobu yabivuze neza mu gice cya 12, mu gice cya 12 umurongo waho turasoma ku murongo wa 13. Haravuga ngo ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana. Hari abantu muri iyi si bumva ko bafite ubwenge, bashobora gukoresha ubwenge bwabo kugira ngo bice abandi, bashobora gukoresha ubwenge kugira ngo babaze abandi, cyangwa se bakora ibintu byitwa iby'imbaraga ku bantu abari bo bose kugira ngo berekane ko ari abanyabwenge. Ariko reka mbabwire, ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana. Nta bwenge, nta n'ubuhanga, nta n'imbaraga byashobora kurwanya umugambi w'Imana. Nta bwenge, nta n'imbaraga, nta n'ubuhanga byashobora kurwanya umugambi w'Imana. Bibiliya hano iratubwiye ngo ubwenge bifitwe n'Imana, ndetse n'imbaraga bifitwe n'Imana. Igira inama no kumenya, dore irasenya maze ntihasubire kubakika. Imana ishobora gusenya ibintu ntibishobore kongera kubakika, kandi ishobora kubaka ibintu ntihagire ubasha kubisenya. Muri sisiteme zibaho, sisiteme yubatswe n'Imana, Imana igashyiramo ikiganza cyayo, ntawe ushobora gusenya iyo sisiteme ngo abishobore. Hariyo abahanga benshi bazi kugerageza no gushaka ubuhanga n'ubwenge kugira ngo berekane ko ari abahanga. Ariko reka mbabwire, ubuhanga bwose budashingiye mu ijambo ry'Imana, butubakiye mu ijambo ry'Imana, bitinde bishyire kera birasenyuka. Muzasome mu Itangiriro 11 wereye ku murongo waho wa mbere kugera ku murongo waho w'10, havuga ku bantu bagambiriye kugira ngo bubake umunara w'i Babeli. Baravuga ngo reka twubake inzu ndende ngo tuzabashe kugera ku Mana. Ngo barabitangira, ngo bakibitangira, ngo umwe akabwira undi amatafari yamubwira isima akayimu, yamubwira amazi akayizana. Ngo Imana yitegereje abo bantu ibona ko ibyo bagambiriye bashobora kubigeraho, kuko icyambere bari abantu bahuje ururimi, bahuje umutima, bahuje ubumwe, bubatse ubumwe bwo kugira ngo bahuze ubwenge bwabo bagere ku byo bashaka. Ngo Imana iramanuka ngo inyuranye indimi zabo.
kuki Imana inyuranyije indimi zabo ni ukugira ngo isenye cya gikorwa cyari kiri gutegurwa kitubakiye ku mugambi w'Imana. Ndagira ngo nkubwire mwene data, Imana ishobora gusenya buri kintu cyose gishaka kurwanya umugambi w'Imana cyangwa se gishaka kwishyirira hejuru kumenya ubushake bw'Imana atari ubushake bw'Imana nyakuri. Ndagira rero ngo nkubwire, Imana ifite gahunda yo gukingura urugi kandi nta uzarukinga. Dore uko biri tubwira ngo ikingiranira umuntu, biri ratubwira ngo dore irasenya maze ntihasubire kubakika. Ikingirana umuntu ntihakingurike, yimana amazi agakama maze yayatanga kubika isi. Donc Imana ikingirana umuntu ntihakingurike. Ibyo murabizi, yarabikoze kwa Nowa. Iragenda ifata inkuge abantu bari baranze kwinjira irayikinga. Iyikinze ngo amazi aba menshi kuko imvura yagwaga ari nyinshi. Birira tubwira ngo imvura yaguye iminsi 40 ngo abantu baza biruka bakomanga kuri ya nkuge ngo babwira Nowa ngo nabakingurire. Arabwira ngo bene data singe wakinze ni ubasha kubakingurira. Donc Imana ishobora gukinga ahantu ntiyagira uhakingura, kandi yakingura ahandi ntiyagira uhakinga. Birashoboka mwene data ungurikiye, hari ibintu usa naho urimo bisa n'ibikingiranye, uri inyuma y'urugi rukinze cyangwa se rwegetseho. Wewe wenyine niwe ushobora kumenya urugi uhagazeho uko bihagaze. Ngo irasenya ntiyasubire kubakika, yakingirana umuntu ntiyakingurike, yimana amazi agakama maze yayatanga kubika isi. Buriya Imana ishobora kwimana imvura, ishobora kwimana imvura rwose, inzara igatera, abantu bakagerageza kugira ngo bashake uburyo bahunika, bagahunika ibyo bahunitse bigashira, bakagerageza kugira ngo bashake ubwenge bwo kugira ngo barebe ubundi buryo bavomerera, ibishanga bigakama. Imana ishobora kwimana amazi agakama yayatanga kubika isi. Reka mbibutse mu bami ba kabiri igice cya 7, abami ba kabiri igice cya 7, reka tuhasome. Bibiliya iratubwira ngo yusomye ku gice cya 6 n'umurongo wa 24 ngo hanyuma y'ibyo Benihadadi ngo umwami w'Isirayeli atera ingabo, ateranya ingabo zose, ngarazamuka atera Samariya arahagota. Ngo maze Samariya hatera inzara mbi cyane, barahagota ndetse kugezaho baguriye igihanga cy'indogo b'ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakondwe kamwe kamahurunguru y'inuma, ibice by'ifeza 5. Ngo bukeye umwami w'Abisirayeli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira aramubwira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura hehe? Nabikura ku mbuga cyangwa nabikura mu rwengero? Umwami aramaza ati ubaye ute wa mugore we? Mu by'ukuri umwami hano ntafite igisubizo cyo gusubiza umuyoborwa we. Kubera iki? Imana hari ibyo yimanye birabura, n'ibwami birabura. Reka mbabwire, biragoye kugira ngo inzara igere ibwami. Burya inzara ishobora kugera kuboroheje, ikagera kubaciriritse, ikagera kuri rubanda rugufi, ariko ntigere ibwami. Ariko hano Bibiliya iratwereka ko inzara yarateye igera kuboroheje n'abakomeye no ku mwami, kugeza ubwo umwami yaburiye igisubizo umuyoborwa we. Aha rero bishatse kuvuga iki? Aha Imana ariyemeye gukinga imiryango, irayikinga, umwami aburira igisubizo umuyoborwa. Kandi ibi bintu biragoye. Burya niba ari ikintu gikomeye, abami bakunda abayoborwa, abami bakunda abaturage, abami bakunda abo bayobora. Ntabwo yakicwa n'inzara mureba afite icyo kumurengeza, ariko hano yabuze icyo kumurengeza kuko inzugi zari zikinzwe kugera n'ibwami. Birashoboka ko umuntu wese yaba akomeye, yaba yoroheje, ashobora kuba inyuma y'urugi rukinze, kandi Imana itarukingura akaburira igisubizo abandi. Hari abantu bakunda guca imanza ngo mfite bene wacu bakomeye, ngo nakoze ibirori ngo ntibantwerera, ngo mfite bene wacu bakomeye, ngo uyu munsi mbayeho nabi bahari, ngo mfite bene wacu bakomeye, ngo iyo byagenze gutya ngo n'ubundi barindiriye ko nzapfa bakaza kugura amasanduku. Umva nkubwire, Imana itakinguye urugi nta warukingura. Buriya ni nayo mpamvu abantu benshi bakunda gushakira ibisubizo ahandi mbere yo kubishakira ku Mana. Umva nkubwire mwene data, iga gushaka igisubizo imbere y'Imana mbere y'abantu. Uko abantu ushobora kuzabashakira igisubizo ntukibone, kuko inzugi zishobora kwikinga nawe utaruzi ko zakikinga. Umva biri kwitubwira ngo uyu mugore aramusubiza ati, ngo uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye, none ejo tuzarya uwanjye. Urumva ko inzugi zikinzwe kugera ubwo barya abana.
uzi kubona urugi rw'ikinga umuntu akageraho afata umwana we bakamurya. Iyi nzara ariteye ubwoba. Hari igihe ibihe biba bibi bikaba bibi kuri bamwe, hari n'igihe biba bibi kuri bose. Uyu mugore rero aravuga ngo uyu mugore yanshutse, arambwira ngo turye umwana wanjye, turye umwana wawe w'umuhungu, noneho wanjye we tuzamurya ejo. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira ntizana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Umwami yumvise amagambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro, banyuza amaso mu myambaro ye icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Nuko aravuga ati Elisa mwene Shafati narenze umunsi agifite umutwe we, Imana izabimpore ndetse bikabije. Uyu mugabo afashe icyemezo cyo kwica Elisa nk'aho ari we wateje ikibazo. Ari igihe abantu inzugi zikinga bagasigara bitana ba mwana. Zishobora kwikinga mu rugo umugore n'umugabo bagasubiranamo. Zishobora kwikinga mu muryango abavandimwe bagasubiranamo. Iyo inzugi zikinza abahuza ni bakeya. Ariko nije kukubwira Imana ni Imana ishobora gukinga urugi kandi yarangiza ikongera ikarukingura. Umva hano igisubizo yatanze. Umva kundi Imana izi gusubiza neza. Imana ibonye ko yagiye kuba abavigitime b'inzira karengane, bagiye kwicwa bidafite impamvu. Dore ikisubizo cyajemo. Igice cya 7 umurongo wa 1. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo ngiki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri imwe, kandi indenge ebyiri za seyiri nazo zizagurwa shekeri imwe. Ngari ku mutwaro umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Buriya abantu benshi dushobora kuvugira ijambo ngo Imana ikinguye urugi, bamwe akavanga ariko iki gipindi ngo ariko niko babaye. Ndagira ngo mbabwire ijambo ryose rikorera uryizera. Uyu yanze kuryizera, umuhanuzi aramubwira ngo uzabirebesha amaso yawe ariko ntuzabiryaho. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivugwa ryose ukwiriye kuryitondera, kuko ngo utumweho. Ubyange ubyemere ngo utumweho, ubyumve ubyakire, birakubera nk'uko ubyizeye. Imana igiye gushyira urugi rukinguye imbere yawe kandi nta muntu uzabasha kurukinga. Imana igiye gukingura umuryango w'akazi. Imana igiye gukingura umuryango w'amafaranga imbere yawe. Imana igiye gukingura umuryango w'urugendo wasengeye imyaka n'imyaka. Imana igiye gukingura imiryango kugira ngo ukire iyo ndwara yawe. Imana igiye gukingura imiryango kugira ngo urugendo rwasubitswe rusubukure. Imana igiye gukingura umuryango kugira ngo ubwo bukwe wari ufitiye ubwoba buzabe. Imana igiye gukingura umuryango kugira ngo ibyapfuye byongere bibyuke. Imana igiye gukingura umuryango imbere yawe, kandi urugi Imana igukingure ntawe uzabasha kurukinga. Umva uko biri bivuga. Nigarukire muri Yobu. Biriya yatubwiye hano ku murongo wa 15 ngo yimana amazi agakama maze yayatanga kubika isi. Imana ishobora kwimana ibyo kurya yabitanga abantu bakabirya bikabaca no mu mazuru. Mbibutse ko ari umunsi umwe Abisiraheli bigeze kuba bashonje bafite inzara bababaye, ngo babwira Mose, barambwira ngo ariko mo niki cyatumye utuvana muri Egiputa? Kwari kugira ngo twicirwe n'inzara mu butayu? Ati murashaka iki? Ati turashaka inyama. Turashaka inyama. Mose arareba aravuga ati aba bantu barakaye, nta mikino bafite. Bwo bashaka inyama nibarya amatungo bafitiye mu butayu, nubwo bayarya bakayarangiza ntibahaga. Ajya imbere y'Imana aragenda abwira Imana ngo Mana, abantu barakaye, baravuga nk'abenda kuntera amabuye, baravuga nk'abenda kunyica, none ngo barashaka inyama. Imana iramubwira ngo ugende ubabwire ubwo bashaka inyama, ubabwire ngo sindi buzibaho icyumweru kimwe gusa, ahubwo nzazibaha ukwezi. Barya inyama kugeza ubwo bazageraho zikabatera mu nda, ndetse zaba ngombwa zikabaca no mu mazuru. Ngo Mose aravuga ngo none se Mana, ngo ko bari abantu bafite amashyo makeya, kabone naho bayarya icyumweru ntabwo cyashira bagifite icyo barya, wowe urabakurira he icyo kurya? Imana iramubwira ngo ariko mo ubonye ko amaboko yanjye ari magufiya? Uritegereje usanze amaboko yanjye ari magufiya? Urareba ko ijambo nkubwira uyu munsi rigusohorera cyangwa ritagusohorera? Ndagira ngo mbabwire, Imana ntica inzira uko uzireba, ahubwo ica inzira naho utareba.
Imana ntica inzira uko ubyumva mu mutwe wawe, ahubwo Imana ica inzira zirenze umutwe wawe. Imana ntikora ibitangaza bingana n'ibyo wibwira, ahubwo Imana ikora ibirenze ibyo wibwira. Imana ntabwo ikingura imiryango waruzi, Imana ishobora gukingura n'imiryango utaruzi. Uva mbabwire bene data mudukurikirana, Imana igiye gukingura imiryango, kandi imiryango igiye gukingura ntawe uzayikinga. Umva nkubwire mwene data, Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 16 ngo imbaraga n'ubuhanga bifitwe nayo, umuriganya n'uriganywa nabayo. Oh my godness. Umva mbabwire igitangaza, Imana niyo ifite imbaraga no gukomera n'icyubahiro no gukora ibitangaza bitarondoreka. Iratubwiye ngo imbaraga n'ubuhanga bifitwe nayo, umuriganya n'uriganywa nabayo. Donc ukwa umwambuzi n'uwamburwa nabayo. Birashoboka ko ari ahantu wamburiwe ibyawe, warambuwe, waranyazwe, ariko ngwibutse ari wowe uriganywa, ari n'uriganya muri ab'Imana. Donc Imana ishobora kukwishyuriza abakuriganije, Imana ishobora kukwishyuriza abatwaye ibyawe. Ibyiza ereka Imana raporo y'ibyakubayeho. Ikosa tugira dukunda kwirukira imbere y'abantu, nimungiranure n'uyu muntu. Hari igihe ubijyana mu mategeko bigapfa, hari igihe wirukira kurega umuntu ugatsindwa kandi ibyo urega ari ukuri. Wamureka Imana ikamusanga ikamukora ku mutima. Reka mvuga iki kintu, umuntu umwe ni inshuti yanjye, turabana turasengana. Umugabo yigeze kumuriganya amafaranga, arayamuriganya. Agiye kumuburanya yamureza, aramubwira ati ngewe wigeze umpa amafaranga, zana ibimenyetso bigaragaza yuko wambaye amafaranga. Neza neza umugabo atsindirwa imbere ya wa muntu yahaye amafaranga. Ngo amare gutsindwa, uru rubanza rwemeza ko uwo muntu atsinzwe, ibyo yaregaga ari ibinyoma. Haciyeho iminsi itarenze 2, aramuhamagara aramubwira ngo ngwino ufate ya mafaranga yawe nubwo nagutsinze turi imbere y'abantu, ariko umutima wanjye wanyemeje kukwishyura. Reka nkubwire, uyu muntu yagombaga kuyarya kuko yari yatsinze, ariko umutima Imana irawusanga imwemeza ko agomba kwishyura ibitari ibye nubwo yari yatsinze. Reka nkubwire mwene data, hano Bibiliya yatubwiye ngo imbaraga n'ubuhanga bifitwe n'Imana, kandi umuriganya n'uriganywa nabayo. Umuriganya n'uriganywa nabayo. Rero birashoboka ko bakuriganije, ariko egera Imana. Birashoboka ko ari ibyo wambu, ariko egera Imana. Ni wegera Imana igufitiye igisubizo gitandukanye n'icyo abantu batanga. Ushobora kwiruka ku bintu ntubifate, ariko Imana yagucira inzira, yakingura imiryango bikaza utiriwe wirukanga. Imana ishimwe cyane. Ngana ku musozo rero, Bibiliya yatubwiye ngo ijyana abajyanama h'iminyago n'abacamanza ikabajijisha. Imana ijya yimana ibimenyetso mu rukiko, kandi uregwa yakoze icyaha. Muzi ko bibaho? Ndagira ngo mbabwire abantu barekurwa bagakurwa mu nzu z'imbohe, bagakurwa imbere y'abacamanza, suko abarabere. Ahubwo hari igihe Imana yimana ibimenyetso kugira ngo ikurokore uwo munsi, kugira ngo irebe hari kuzahinduka, ikagukiza gereza, atari uko icyaha kitaguhama, ahubwo ibimenyetso yabihishe. Imana ijya yimana ibimenyetso, ikabyima abacamanza, ikabyima abagushinja, ikabyima abakurega, nyamara ibyo bakurega ari ukuri, ariko ibimenyetso bikabura, ukarenganurwa, nyamara ari ukwiriye kugenda ugacirwa urugukwiriye. Ndagira ngo mvuge iki kintu rero, Imana iginguye umuryango ishobora no kubohora imbohe, kabone naho zaba atari inyakuri. Buriya hari igihe abantu bavuga ngo ni ukuri, ngo ngewe ngo nahindutse umwere. Hari igihe usanga yahindutse umwere, ariko mu by'ukuri ari uko habuze ibimenyetso bimushinja. Iyo bibonetse barakubamba, bagukanira urugukwiriye. Rero reka mbabwire, dukwiriye kubaha Imana yimanye ibimenyetso, akaba ariyo twubaha. Twarangiza tukavuga ngo iyi ntambwe nateye yatumye ntajya hariya hantu, reka nirinde, reka mpinduke, reka mve mu nzira ndimo. Kuko hari abantu bavuga ngo ubwo yimanye ibimenyetso n'ubutaha izabyimana, none ikabitanga n'ibya bindi bya mbere ikabigarura, ikabizana. Ndagira ngo mbabwire rero, Imana idukiza atari uko tukiranuka, idukingurira imiryango atari uko turi beza, idukingurira imiryango atari uko tuye. Bibiliya iratubwira ngo iyo Imana igiye gutanga imvura, ivubira imvura babi n'abeza. Buriya nubona Imana iri kukugirira neza, ndugire ngo nuko ukiranuka cyane, oya, ahubwo iragukorera ibyiza kugira ngo bizakuzane mu rubanza. Bizakuzane mu rubanza. Buriya abantu benshi Imana ibagirira neza badakiranuka, badakijijwe, batarahindutse, batarigeze bizera, bataramenye Imana, ariko ibyo byiza byose yabakoreye bizabashyirisha mu rubanza. Noneho rero dore ibanga,
imiryango nikinguka jya umenya uwayikinguye. Imiryango nikinguka jya umenya aho byavuye. Imiryango nikinguka jya wubaha uwagukinguriye imiryango. Erega umuremyi wawe asumba ibyo wibwira byose. Umuremyi wawe asumba ibyo utekereza. Urugi agiye kugukingurira, wongere ugaruke utekereze neza, wongere wibuke uvuge ngo ariko mana, hari imiryango wigeze unkingurira ndarangara, hari imiryango wigeze unkingurira ndayoba, nkoresha ibintu mu buryo butari bukwiriye, nkora nabi mu buryo butari bukwiriye gukora. Noneho utangire witoze gukora neza kugira ngo urugi rwawe ruzahore rukinguye, kuko urw'Imana ikinguye ntawe urukinga. Reka mbabwire, hari abahanga ngo mu gukinga imiryango, abarozi ngo bazi gukinga imiryango, ngo abapfumu ngo bazi gukinga imiryango, ngo abazi kwirirwa bashikisha abantu ngo bazi gukinga imiryango, hari abanyeshyari ngo bazi gukinga imiryango, ugakingurirwa umuryango n'Imana. Umva mbabwire, iyo Imana ikinguye umuryango iwegamiraho, irawegamira. Urugi rukinguwe n'Imana irarwegamira. Ndagira ngo nkubwire, urugi Imana igiye kugukingurira igiye no kurwegamira, kandi nimara kurwegamira ntawe uzarukinga. Bibiliya yatubwiye ngo dore nshyize urugi rukinguye imbere yawe, ntawe ubasha kurukinga. Nubwo uri umunyantege nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, kubwo kwitondera ijambo ry'Imana bigiye kuguhesha gukingurirwa umuryango. Imana iguha umugisha wowe udukurikiye muri uyu mwanya. Imana igiye kugukingurira umuryango. Hari imiryango yari yarikinze imbere yawe, imiryango y'ubucuruzi yari yarikinze, imiryango y'urubyaro yari yarikinze, imiryango yo gutabarwa ntayo wari ukireba, imiryango yo kwegera Imana ntayo wari ukibona, imiryango yo kumva imirindi y'Uwiteka muri wowe yari yarazimye muri wowe. Imana igiye gukingura imiryango kandi ntawe uzabasha kuyikinga. Ndagira ngo vugane nawe dusengane muri aka kanya, dusengane tubwire Imana ngo Mana niwe ubasha gukingura umuryango, kuko ari ufite amaboko abasha gukingura kandi ntihagire ukinga. Ni wowe ufite imbaraga zo gukingura ntihagire ukinga. Hari ibyakinguwe Satani arongera arabikinga, hari ibyakinguwe abarozi barongera barabikinga, hari ibyakinguwe abanyeshyari barongera barabikinga, ariko umuryango ugiye kunkingurira ntawe ubasha kuwukinga. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye kari wowe ugira neza, tugushimiye kubwira ijambo Mwami ushyize ku mutima wanjye. Uratubwiye ngo ushyize urugi rukinguye imbere kandi ntawe ubasha kurukinga. Reka ukingurira ababyeyi, reka ukingurira abagabo, reka ukingurira abakobwa, reka ukingurira abasore. Hari ingendo zimwe zasubitswe, hari ibikorwa bimwe byasubitswe, abantu bafite imitima ihagaze, abantu barihebye, ariko uri Imana ikingura imiryango ntihagire ubasha kuyikinga. Reka buri muntu wese umureba n'amaso y'imbabazi, buri muntu wese wumva isengesho ari gusenga muri iyi minsi ya none, maze umukingurira umuryango, ubwo azaba asohotse amaze iminsi azagushimira imirimo itangaje wamukoreye. Urakoze kumva gusenga kwacu, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Kristo Yesu, amen.